Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Igitondo cyiza, umunsi mwiza w'umugisha, Yesu ahabwe icyubahiro. Reka dutangire turirimba aka karirimbo turamye Imana. Hanyuma nitumara kuramya Imana turasoma Zaburi, dushimiramo Imana, dusengeramo dushima. Niturangiza twumva ijambo ry'Imana ry'umunsi. Noneho twiragize Imana, umunsi wacu tuwushyire mu biganza by'Imana. Ubundi dusoze. Yesu ahabwe icyubahiro. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza Yesu, uri mwiza. Reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza Yesu we, uri mwiza Yesu, uri mwiza Data, uri mwiza. Reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. Imirimo wankoreye Yesu, uri mwiza. Urukundo rwawe unkunda Yesu, uri mwiza. Reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Haleluya. Uri mwiza Yesu iki gitondo, uri mwiza Yesu uyu munsi, uri mwiza ibihe byose, uri mwiza uduhaye kubaho, uri mwiza, uri Imana nziza, uri Imana yera, uri mwiza wuzuye urukundo, urukundo rutaryarya, urukundo rukomeye, urukundo rwaduhaye Yesu, urukundo tuboneramo imbabazi. Uri mwiza Mana, urahebuje. Tuzamuye amashimwe iki gitondo, ndavuze ngo uri mwiza, uri mwiza mu bugingo bwacu, uri mwiza mu kubaho kwacu, uri mwiza wowe utugenera ibyiza bidufitiye umumaro, uri mwiza uduha umunsi ndetse ukazana n'ubuntu bwawo. Uri mwiza Mana, uri mwiza. Umutima wanjye urakuramya uvuga ngo uri mwiza. Umutima wanjye ijwi ryanjye riteye hejuru rivuga ngo uri mwiza Mwami. Uri mwiza kandi urakwiriye, uri mwiza kandi ushobora byose, uri mwiza kandi ubereye guhimbazwa, uri mwiza ubereye gusengwa, uri mwiza ubereye gusingizwa. Mwami ndagushimiye. Haleluya. Uri mwiza Yesu, uri mwiza Papa, uri mwiza, uri mwiza. Ndagukunda Yesu, ndagukunda Mana nziza, ndagukunda Mwami w'abami, ndagukunda. Haleluya. Amen. Reka dusome Zaburi dushimiramo Imana. Amashimwe yacu ajyane no muri iyi Zaburi. Zaburi ya 40 umurongo wa mbere kugera ku wa 6. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye, kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, biringira Uwiteka. Hahirwa uwiringira Uwiteka, ntahindukirira bibone cyangwa biyobagiza gukurikiza ibinyoma. Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi. Ntihariho uwagereranywa nawe. Nashaka kubyatura no kubirondora, byaruta ubwinshi ibyo nshobora kubara. Amen. Uwiteka yakoze ibikomeye, twagiye tumutegereza tukamubona mu buzima bwacu. Uwiteka yagiye adukura mu nzobo nyinshi, akaturinda, akaturengera. Umuntu wese ugende wibuka Uwiteka inzobo yagukijije, inzobo yagukuyemo, uyu munsi ukaba
ukaba uri muzima, uyu munsi ukaba uhagaze, uyu munsi ukaba ukiriho. Ibyondo by'isayo Uwiteka yagukuyemo, aho yadukuye ni kure. Ibirenge byacu byari bugufi bwo kunyerera, ariko Uwiteka akomeza intambwe zacu. Reka tubimushimire iki gitondo, twibutsa aho yadukuye, twibutsa aho yatugejeje. Uwiteka, hari twari dufite agahinda, ariko Uwiteka ashyira indirimbo z'amashimwe mu buzima bwacu, mu mitima yacu. Twaramwiringiye turamubona, Imana iraboneka. Umuririmbyi niko yavuze ngo Imana iraboneka, Imana iraboneka, Imana iraboneka, iraboneka. N'ijambo ryaravanga abamushakana umwete baramubona, bazamubona, baramubona. Twaramubonye, yakoze imirimo itangaza, n'uyu munsi akoze ibitangaza. Turabyutse, turi amahoro, turi bazima. Imbabazi ze zihoraho ibihe bidashira. Ibyo yadukoreye ntitwabirondora, ariko iyo ufashe ukaririmba, ukazamura amashimwe, ukamuririmbira, ukamuhimbaza, Uwiteka aravuga ngo dore umwana wanjye yibutse ibyo namukoreye. Ntitukabingaye iyo duhora dushima, twibutsa aho Uwiteka yadukuye, twibutse ko twamenye Yesu, twibutse ko yadutabaye, twibutse aho tugejeje, tumushime. Ngo nashaka kubyatura no kubirondora. Ku murongo wa 6, byaruta ubwinshi ibyo nshobora kubara. Ni byinshi, hari n'ibyo tutamenye, ariko Uwiteka ahabwa icyubahiro. Papa, turagushimiye, ndagushimiye iki gitondo. Nibutse ibyo wankoreye, nibutse ahantu wankuye mu bintu byinshi by'inzitane. Wangiriye neza, umpa agakiza. Sinzaceceka kuvuga ubwo buntu, sinzaceceka kuvuga ko wanduhuye, wangiriye neza, wampaye amahoro, amahoro atagereranywa, amahoro atarondoreka. Ndagushima Mwami, ndagushima gitare cyanjye, ndagushima El Shaddai, ndagushima cyubahiro, ndagushima iki gitondo, ndagushimira umunsi umpaye. N'ubundi n'uyu munsi hari ubuntu bw'ibyiza wazanye, hari ubuntu bw'imbabazi, hari ubuntu bw'amahoro, hari ubuntu bwo kubaho. Ndagushimira umunsi wampaye, nawe wawuzananye n'ibindi byiza, n'indi mirimo yawe ikomeye ndetse n'iyoroheje, n'ukundi gukora kwawe. Wowe umunsi umpaye ndawugushimiye, wawuzananye n'indi mirimo yawe itangaza. Haleluya! Ndagushimira Mana, ndagushimira ubuntu bwo kubaho, ndagushimira ubuntu bw'umunsi. Imbabazi zawe zihoraho ibihe bidashira. Uhabwa icyubahiro Yesu, izina ryawe ni ryiza. Twagushimiraga Mwami, nyemerera imbabazi zawe zitubeho, utwuhagire Yesu. Amaraso yawe yongera nyeze, weze ubugingo bwanjye, weze imivugire yanjye, weze imikorere yanjye. Nuhagirwe mu maraso yawe Mwami. Unyishimire gusenga kwanjye kw'iki gitondo, kukubera umubavu guhumurira. Gusenga kwanjye kw'iki gitondo Mwami, kukugereho. Ungirira imbabazi Mwami. Ikintu cyose nabarurirwagaho cy'icyaha, ikintu cyose cyari kindiho cy'icyaha, ngibabarirwe mu maraso yawe Yesu. Mboneze, unyuhagire, unyishimire Mwami. Urakoze Data, urakoze Mwami. Shimwa Kristo mwiza, none n'iteka ryose. Amena. Yesu ashimwe. Iki gitondo niyumvisemo cyangwa se nifuza ko twakambara intwaro z'Imana. Abantu benshi baragenda bakagenda gutyo gusa, ariko umukristo nyawe agenda yambaye intwaro z'Imana. Reka iki gitondo twambara intwaro z'Imana. Izi ntwaro turazambara kuko twarazihawe, ntabwo tuzisoma gusa ngo zigume aho ngaho, ahubwo turazambara. Umukristo agenda yambaye yikwije. Twebwe rero abajya mu ijuru abaye Yesu, twambara intwaro z'Imana. Reka rero tuzisome, turangiza tugende tuzambara. Umuntu wese uragenda wisengera, uzambara uzishyiramo. Data ahabwa icyubahiro. Abaefeso 6 turava ku murongo wa 10 tugeze kuri 19. Haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu Mwami wacu no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose
kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe n'urubanza. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Intwaro ya mbere ni ukuri turakwambara. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Turambara gukiranuka mu gituza cyacu. Mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro biteguza. Mu birenge byacu turashyiramo inkweto z'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Mwakira agakiza kaba ingofero. Ni ukuvuga ngo mu mutwe wacu turashyiramo ingofero y'agakiza. Mwakire n'inkota y'umwuka wera ari ryo jambo ry'Imana, kandi turisengera kugira ngo ijambo ry'Imana rigwire mu buzima bwacu. Dukunde ijambo, dukunde gusoma ijambo, tubwire n'umwuka wera ajya arushaho kuridusobanurira. Uwo musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera. Haleluya! Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka rero dusenge ngo nuko mutware intwaro zose z'Imana mubashe gukomera ku munsi mubi. Murangije byose, aho ni kuri 13, ngo muhagarare mudatsinzwe n'urubanza. Reka twambare ukuri, dukenyere ukuri nk'uko umuntu akenyera sentire. Yesu nambaye ukuri, n'ukuri nzajya ngendera mu kuri. Ukuri ni wowe Kristo, narakwakire mu buzima bwanjye, nzajya mvuga ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Ukuri ndakwambaye, ndagukenyeye mu mwuka wanjye, mu buzima bwanjye bube mu kuri. Ibyari ibinyoma bivemo, ibinyoma by'abantu, ibinyoma Satani yari yarazanyemo, ibinyoma nanjye nari narizaniye mu bwoko bwose bwabyo bivemo. Ahubwo nkenyeye ukuri, ukuri kuba ku Mana, ukuri kw'icyo Kristo mvugaho mu izina rya Yesu Kristo. Nambaye ukuri uyu munsi, ndagendera mu kuri, ndavugira mu kuri, ndahagarara mu kuri mu izina rya Data wa twese wo mu ijuru. Haleluya! Yesu ndagushimiye kuba mpaye iyi ntwaro nk'ukuri, kugira ngo nyikenyere, kugira ngo nyambare mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Imana ndagushimiye kubw'iyi ntwaro y'ukuri, ko nyambaye mu rukenyerero rwanjye mu izina rya Yesu. Kandi uyu munsi nkaba ndi bugendere mu kuri kw'icyo mvugaho, nkaba ndi bugendere mu kuri kw'ijambo ryawe, nkaba ndi bukorere mu kuri kw'icyo ugambiriye wowe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, ndagushimiye Papa. Haleluya! Ngo mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Yesu, mu gituza cyanjye, mu bitekerezo byanjye, mu gituza haba umutima. Ndasenze gukiranuka kuzure muri nge, ngendere mu gukiranuka. Nambaye gukiranuka gukingira igituza cyanjye, gukingira umutima wanjye. Ibyaha bivemo mu izina rya Yesu. Ahubwo Kristo mwiza, ngende nkiranutse, ubuzima bwanjye bubeho mu gukiranuka. Mbashishwe byose nawe, kuko ari wowe umpa imbaraga. Unshoboze gukiranuka uyu munsi mu izina rya Yesu. Nambaye gukiranuka, aho ndi bujye hose ngende nkiranuka. Ibyo ndi buvuga byose mbivuge nkiranuka. Ibyo ndi bukore byose mbikore nkiranuka. Uko ndi bwitware kose nitware mu gukiranuka. Nk'icyuma gikingira igituza, urinde umutima wanjye, urinde ibyaha, urinde bitava ku Mana, urinde ibiwubabaza bikawuvana mu gukiranuka, urinde ibivana mu bwiza bwawe bikawuvana mu gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo ngo umwe ngenda nkiranuka, umwe nkora ibyo gukiranuka, nturize muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Yesu kubw'iyi ntwaro yo gukiranuka ikingira igituza cyanjye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu kunkingira, urakoze Yesu Kristo kubwo gukiranuka. Haleluya, amen. Ngo mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza. Intwaro ya gatatu, Yesu Kristo mu birenge byanjye nambayemo inkweto z'ubutumwa bwiza. Uyu munsi Mwami, abo turi buhure, ndababwira ukuntu Yesu agira neza. Abanyabyaha bakizwe, wohereza abashaka gukizwa. Ndababwira ukuntu Yesu ruhura mu izina rye. Sinzaceceka kuvuga aho wankuye kure mu byaha, kuvuga kuri umwami w'amahoro, isi buza amahoro mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu tugomba kujyana ubutumwa bwiza bw'amahoro. Mwami mwiza, nkahamamaza ukuntu wowe ugira neza, ugatanga amahoro, ubabarira ibyaha, amahoro akaza,
ubabarira ibyaha umuntu agatuza akagira ihumure riturutse iwawe mu ijuru. Izi nkweto z'ubutumwa bwiza ndazambaye nk'uko umuntu yambara amasogisi, nanjye nambaye inkweto z'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Nk'uko umuntu yambara inkweto iburyo n'ibumoso, nanjye nambaye inkweto z'ubutumwa bwiza bw'amahoro mu izina rya Yesu Kristo, mu bubasha bwawe n'ubushobozi bwawe. Urakoze Yesu kubw'iyi ntwaro y'ubutumwa bwiza bw'amahoro, ndayambaye mu birenge byanjye, ndayambaye mu maguru yanjye. Nk'uko umuntu yambara bote, nanjye nambaye inkweto z'ubutumwa bwiza bw'amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, ndagushimiye kubw'iyi ntwaro mpaye kwambara y'ubutumwa bwiza bw'amahoro uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Papa. Haleluya. 16 nkigeretse kuri ibyo byose, mutware kwizera nk'ingabo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu ndasenze kwizera kuzure muri nge, kwizera kurushaho kwaguka, kwizera kwa kundi kw'impano. Yesu narakwizeye nk'umwami n'umukiza, ariko hari ukundi kwizera. Wongera unyuzuze mwuko kwizera, wongera unyuze mwuko kukwizera mwami. Nizere Imana, nizere Yesu, nizere ibyo uvugana nanjye. Uyu munsi nkorere mu kwizera, ubuzima bwanjye bubeho mu kwizera, imirebere yanjye irebere mu kwizera, imivugire yanjye ivugire mu kwizera, imihagararire yanjye ihagararire mu kwizera. Nkwizere mwami, nizere ibyo wavuganye nanjye, nizere umugambi wawe mwiza, nizere mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Mfashe kwizera nk'ingabo mu kuboko kwanjye, mfashe kwizera ndagukomeje mu mwuka wanjye, mu mubiri wanjye mu izina rya Yesu. Kandi ndizera ko imyambi yose Satani yajyaga ashaka kundashisha yaka umuriro izima muri uko kwizera. Ibyazaga kurasa umubiri wanjye, byazaga kurasa umutima wanjye, byazaga kurasa mu bitekerezo byanjye, ibyazaga kurasa mu bwoko bwabyo bwose bizimishwe n'iyi ngabo yo kwizera mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu kumfashe kandi ntwaye iyi ngabo yo kwizera uyu munsi mu buzima bwanjye bwa Kristo. Habamo iyi ngabo yo kwizera mu mibereho yanjye ya Gikristo, mu rugendo ndimo rugana mu ijuru. Ngenda na kwizera, ngenda n'ibyiringiro biva kuri Kristo Yesu. Urakoze mwami, ndagushimiye Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagushimiye mwami. 17 mwakira agakiza kari ingofero. Mwami Yesu, nambaye ingofero y'agakiza mu mutwe wanjye. Nk'uko umuntu mw'isi yifatika yambara ingofero, nanjye nambaye ingofero y'agakiza. Narakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Yesu, Yesu, reka imibereho yanjye igaragaze ko nakijijwe, ko nahindutse. Uyu munsi aho njya hose ngende nk'uwakijijwe, nk'uwamenye Yesu mu izina rya Yesu. Yesu, Yesu, iyi ngofero y'agakiza ndayambaye ku mutwe wanjye. Ingofero y'agakiza ipfuka amatwi yanjye, ingofero y'agakiza ipfuka agahanga kanjye, ipfuka umusatsi wanjye mu izina rya Yesu, mu mwuka no mu mubiri. Iyi ngofero y'agakiza nyambare. Gukizwa n'uguhinduka, bigaragare mwami mpinduka, ko nahindutse. Hari ibyo naretse, hari ibyo navuyemo, mpagarare mu gukiranuka gusa mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ngofero y'agakiza igende kuri njyewe, nyigendane, nyambare, ikwire mu mutwe wanjye mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, ndagushimiye. Gukizwa n'uguhinduka, ngumye mpinduke. Gukizwa n'ukukumenya, ngumye nkumenye. Gukizwa n'ukugushaka n'umwete, ngumye ngushake. Gukizwa n'ukuyoboka ijambo ryawe, ngumye mparanire kukumva. Ngumye ngira inyota yo gukizwa, ngumye ngira inyota yo guhinduka umunsi ku munsi. Ngira ibyo mvamo, ngira ibyona, ngira ibyo ndeka kubwawe Kristo, kubwo kumenya Kristo, kubwo kukumenya wowe mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu ko nambaye iyi ngofero y'agakiza uyu munsi. Icyubahiro kibi cyawe. Haleluya, haleluya. Umwakira inkota y'umwuka, ari ryo jambo ry'Imana.
Yesu ndagushimiye uyu munsi inkota y'ijambo ryawe ndayifashe. Iyi nkota nyikoresha uyu munsi nkorere mu ijambo ryawe, nsubirishe ijambo ryawe, mvugire mu ijambo ryawe, nkorere mu ijambo ryawe, ngendere mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Menye guproklama ijambo ryawe mu izina rya Yesu, muri buri situation, aho kuvuga ibindi ahubwo nibuka icyo uvugana nanjye, nibuka ijambo ryawe icyo rimvugaho, nibuka ijambo ryawe icyo rivuga mu izina rya Yesu. Inyota yo gusoma ijambo igumye yaguke, inyota yo kwizera mu ijambo igumye yaguke, inyota yo kujijuka mu ijambo igumye yaguke mu izina rya Yesu Kristo, mu bubasha bwawe n'ubushobozi bwawe. Urakoze Yesu, kiyi nkota y'ijambo nyifashe mu izina rya Yesu. Inkota y'umwuka ariyo jambo ryawe mwami Yesu, ndushaho kurisoma, ndushaho gufata umwanya nawe mu ijambo ryawe. Wabwiye Yoshua nk'amagambo yawe nk'icyo gitanga gikomeze ngajya kibuka umunsi nijoro. Nanjye mwami ijambo ryawe ndikomeze umunsi nijoro, aho ndi hose, uyu munsi aho nirirwa hose mwami, ijambo ryawe rigumye ridudubiza mu mutima wanjye, kandi nkore iki ijambo ryawe rivuga, atari ukurisoma gusa, ahubwo nkore n'iki ijambo ryawe rivuga. Kumva ni kimwe, no kumvira ijambo ryawe ni ikindi. Numvira iki ijambo ryawe rivuga, nkore iki ijambo ryawe rivuga. Asante papa, urakoze mwami, urakoze gitare cyanjye. Ndagushimiye wo musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga mwinginga mwami Yesu. Uyu munsi mu masengesho yanjye mwuka wera uganze, umfatanye nanjye, wowe utunihira iminiho itavugwa, ni wowe usenga bikwiriye. Mwuka wera w'Imana, mbashishwe nawe, shobozwe ose nawe mu gusenga kwanjye k'uyu munsi, aho nzaba ndi hose. Mwuka wera ubane nanjye, amatwi yanjye akumve, umutima wanjye utuze nkumve. Yesu Yesu, oh haleluya, waduhaye umwuka wera nk'umufasha. Mwuka wera umfashe uyu munsi, mwuka wera ukorane nanjye uyu munsi, mu buzima bwanjye korana nanjye, mu mibereho yanjye y'agakiza ukorane nanjye. Mwuka wera w'Imana, we muhoza, wowe udufasha, wowe watanzweho ingwate. Mwuka wera w'Imana, haleluya, mwuka wera w'Imana ududubize muri nge amazi y'ubugingo, ududubize andi masoko y'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye k'uyu munsi uri busengane nanjye, k'uyu munsi uri buvugane nanjye, k'uyu munsi ngumya kukumva. Ibindi byavugiraga mu mutima wanjye, andi majwi yose yavugaga aceceke, ahubwo numva ijwi ryawe mwuka wera w'Imana. Numva ijwi ryawe, numva icyo ushakaho, numva icyo data yifuza, numve, kuko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Umbashishe uho mwuka wera, umfashe, ndakwemereye umfashe mu buryo bwose bwo gusenga mu izina rya Yesu. Nsabiye abera bose aho bari hose ku isi, bagirire neza abera bose, ubakomeze bari mu rugendo rugana mu ijuru. Abera bose bakanguke, kino gihe cyo gukanguka, kino gihe cyo gusengesha umwuka w'Imana, bibuka ibyo wavuganye natwe. Nabo izi ntwaro turushaho kuzifata, turushaho kuzikomeza, turushaho kuzigendana, twe kugenda gutyo gusa, ahubwo twambara intwaro zose z'Imana. Urakoze mwami, urakoze. So ndagushimiye uyu munsi tuwushyize mu biganza byawe mwami, ubane n'umuntu wese, uhagararane n'umuntu wese mu izina rya Yesu. Oh, aho tuzaba turi hose mwami, uyu munsi ukora ibyo butwari. Uyu munsi amaraso yawe adupfuke, aturinde, urinde ibyacu n'abacu. Protection yawe ibitava ku Mana biveho, ibyo Satani yari yagambiriye turabisibye mu maraso yawe, ahubwo tugendere mu cyo tuvugaho, nuko ari byiza atari bibi. Tugende twambaye intwaro zose z'umwuka, twamaze kuzambara, abatureba tuboneho izo ntwaro aho tugenda mu izina ry'Yesu. Nyambi yose ya Satani zime, kuko twambaye izi ntwaro z'umwuka. Urakoze mwami, ndagushimiye. Ganza utegeke byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, haleluya. Yesu arakoze. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom, shalom.